Isa 11 zirenze iminota 7 gusa ariko reka mbanze ngwibutse ko hari urubuga rwitwa Ingazi kandi ruhari kugira ngo rufashe urubyiruko kubasha kwiga amasomo atandukanye cyane cyane ajyanye n'ubumenyi ngiro imyuga n'ibindi byatuma ubasha kwikura mu bukene ugahindura ubuzima ukiga uko wakwihangira imishinga n'ibindi. Uru rubuga ruriho kugira ngo rufashe urwo rubyiruko, ni urubuga rutagoye, ushobora gurusura nawe ukabona handi makuru kandi ayo makuru yakuhindurira ubuzima yakugirira akamaro. Aka kanyandika waishatakadomo Ingazi akadomo lawa cyangwa se nanone ushaka andi makuru nyuze kuri info@ingazi akadomo lawa cyangwa se wakurikirane ku mbuga nkoranyambaga haba kuri X haba kuri Facebook haba kuri Instagram hose barahari bitwa Ingazi aho ngaho uraza kuza kubabona kandi bagufashe. Icyo bigusaba rero nuko ugomba kuba ufite nanone sim card ya MTN cyangwa se uri ku murongo wa MTN hanyuma bikakorohera hanyuma ukabasha kugera kuri ayo makuru tukava mu bukene tukikura mu bukene nk'urubyiruko kandi biducitse cyabare n'ikindi kibazo. Nitwe bwa mbere turi ku mbuga nkoranyambaga, nitwe bwa mbere dufite izo bando tugerageze rero ze gupfa ubusa tureba bitatugirira umumaro, ahubwo ayo mahirwe dufite izo bando nke dufite tuzirebemo ibyahindura ubuzima bwacu tubashe kurushaho kwiyubaka no kubaka urwatubyaye. Tugaruke ariko tugenda tunagana mu mataha. Turi kumwe na Kevin Mbanda cyangwa Calvin Mbanda, ariko ubundi bwo barisoma bati cyane twe tubivugana ni Calvin Mbanda. Okay, Calvin Mbanda akaba rero arimo aratuganiza cyane ku mushinga we uri hanze w'indirimbo nshya mugomba gushakisha mukayikunda mukayisangiza n'abandi. Ariko reka tugaruke ku ngamba n'intego za Mbanda kuko turi hano tukavuga ko twifuza ko tubona Mbanda hatana mu bari mu kazi, tubona Mbanda hatana mu bari kuri za ndirimbo ziri kuri hit nk'uko abantu babivuga kandi suko atabishoboye byose arabifite kuko naya ndirimbo imwe akoze ishobora kuba hit amezi 12 kuri nta n'indirimbo arakora ngo nibe hit. Duhere kuri za TikTok, tujye kuri za Fina, tujye kuri ariko se noneho tujye kuri Mpawowe. Biragenda bite kugira ngo ayo mahit noneho abe bitari muri cya gihe cy'umwaka gutegereza umwaka kugira ngo nabo bandi batanga akazi niba nta kindi bagendeyeho iyo hit niba ihari ntaga akazi bazakakwima ubwo bazagendera ku bindi tutazi kugira ngo nabo bandi batazagira ibyo bitwaza. Hari ikindi se buri yara n'ubundi nuko bikora nukongeramo aga pace. Okay, ku buryo izo plan ushobora kugira cyangwa icyo kintu gishobora kumbangamira runaka no gushyiramo pace ku buryo bidatwara igihe kinini. Ese nawe wicara ukabitekereza ukavuga utariko sinzi wenda niba umuntu icyo kizere ntabwo wakitakariza kuko ni wowe iyo ukoze ya hit muri ya mezi 12 ubu utagakora yindi ntabwo wowe wibaza uti kubera iki gihe ubundi bitari kumera gutya kuko nyemanze ibyo ndimo nkarigiye ntabyibaza. Ahubwo ibyo bibaye umuntu akabimbwira wenda rimwe kabiri ahubwo mbitekereza nk'abana birashoboka ko wenda ibyo ari kuvuga ari byo nubwo nge ntabitekereza kubera bitewe n'ibyo ndimo n'imishinga ye ndimo. Yego, ugasanga wenda ahubwo iyo umuntu abimbwiye nibwo nabitambitekerezaho. Ubwo rero nukuvuga n'umundi gutyo bimbwiye. Asante sana. Okay. Yitwa Kevin Mbanda. Turagufana, turakwemera kandi ntabwo ari ukubeshya. Indirimbo nk'indirimbo hari nk'indirimbo ngiye namenye Mbanda ntamuzi tutaranahura namba. Akunda ko gakino gahita mbaza ngo nakandi. Indirimbo hakubaza uyu muja abantu wari. Rwose iyo umuntu afite ukuntu ibintu byari byiza tubikunda tuba twumva nyine byagwira bikaba byinshi. Nafite igikundiro usibye ko ari umuhanga nafite igikundiro kabisa. Igikundiro aragifite? Washishwaje neza cyane nje mu mpano mfite nzi gusoma energy kabisa. Afite igikundiro atagifite se twatwicaranye anga biragoye cyanamuhobeye. Ko numvise ngo ni ibintu usanzwe ukora. Ni ibintu usanzwe ukora. Abashyitsi ngarabahorera cyane. Ariko nabo baba bafite igikundiro. Ngo buriya ni ngewe twahuje. None usanze ariko ngo yamugezeho yumva utundi tuntu. Hari ibintu bidasanzwe numvise atajyaga avuga yavuze. Ntari bwoge. Abandi mitankara. Ngo byahuye cyane. Nago noga. Zogejo.
abantu nka babiri cyangwa batatu baze kuganiza gato Calvin Mbanda kuko iyo yageze hano cyangwa se twamwakiriye n'amahirwe yo guhura n'abafana bashize n'igihe ibyo twabaje ni byinshi ariko nabo bagiye kwibariza ibindi kandi mu byo babaza ni ukubizirikana yano oui alors yes mwiriwe neza wiriwe neza shaka ko Imana yabaduhereye igihe reka mbabwire nje mpora n'igihunga ndi kumwe nawe umva yakaririmbo bita Fina arahita akaturirimbira ntabwo nababwira ibintu byinshi umuntu ahamagara afite akanyamuneza kenshi ku buryo abura aho ahera agira icyo avuga mu bintu aba agiye kubabwira mu kanya gato yego ariko nitwa Gilbert ndi umwe mu bakunzi banyu kandi ba muzika nyarwanda ubwo nari nibagiye kwivuga yego ikintu nifuza kubwira Mbanda alo yego ndifuza kwankuraja Mbanda kubera ko hari ikintu nabonye muri urugendo rwabo binasa n'urugendo rwa buri munsi twese tubamo ariko ntago Mbanda n'umuhanga cyane kandi yagiye akora amahita akurikiranye nje naba nk'urugero wenda nk'indirimbo Fina indirimbo iri yakoranye na mwamubazaga yakoranye na Kenny Soul Mama Loda no gashyiraho na Mpawowe nyine ndumva ni nkenye nzi ngewe zambaye hit muri ngewe zihora no kuri no telefone yanjye rwose zirakurikirana ziri ku murongo umwe ariko hari fact mutagomba kwirengagiza y'ubuzima tubamo byanga bikunze ibyo wakora byose n'ubwenge wakoresha n'ubuhanga fact y'amahirwe ntimuzayibagirwe hari ukuntu umuntu aza akaba yagira gutya tu agahita acengera ukabona umuntu aguye nk'ari ahantu kandi undi atarigeze agera aho hantu kandi atari uko umuntu atari umuhanga pe nibaza ko byose wenda hamwe n'igihe urugendo rw'umuntu nyagasana afite uko yaruteguye naho ruzagarukira ariko Mbanda kuraje cyane ntazacika intege kuko ibintu akora rwose abikora neza kandi cyane pe murakoze cyane Gilbert kuva ko arishimye byadanje mbere yuko twakira undi naturi imbere kuri Fina we onde kumva Fina we utuma nikomplika utuma nizubaza utuma nikinana Fina we utuma nikokora kandi ukanansiga nijujuta Fina nge mpora n'igihunga ndi kumwe nawe cyucyu nkatsimba ngo utanyuzamo ijisho sinjya niyorosa ngo nabirota kucyunyima chance kandi uziko ndi rasta ndawa rasta bahuri ko nari biryaye chance yaba kwima batuma batusiga yijujuta n'iki batuma ndanda aywa Mbanda why indirimbo nshya wahisemo kuyita izina Bebenjo bivuze iki Bebenjo buriya ni bebe njo ni Giswahili cyo kuvuga ngo ino Bebenjo Bebenjo bebe ni nkuko wabwira Tasha ngo nabivugenye ariko iki reka twumve Bebenjo abo barakubwiye ngo ino cyangwa ngo iwijire nashashe nta kibazo hello baby wagabanyije gato ya Papa Messi Papa Messi halo agira ari gusunika ingorofani yewe Papa Messi mukureho arongera agerageze bebe wanjye ari ahantu reka mubwiye Bebenjo ahubwo nari ngiye kwibariza Mbanda kubera iki ahanini cyane mu myandikire wibanda ku marangamutima y'urukundo nanjye ndakunda ngira urukundo buri munsi nzabona girlfriend uzabona ibintu byahindutse ntabwo uramubona koko oya nawe mfite nyine nicyo mubwira nta nabakwiteretera cyangwa ari ukuntu umuntu aza hari ukuntu umuntu aza wowe ukabona wari watinze bino bintu nabitekereje ko Tasha ari bubivuge agafite iby'intoki yari yatinze naherekare ndaza kwereka video umpereza yaherekara zitegereza nafite intoki nziza uretse wongera umuzuzi ntacyo naguye ikiganza bazi kuko kugoberaho biragoye cyane akimaye nkagitahana Mbanda ubu ngubu waravuze uti nanjye ndakunda yego
ariko bidusobanuriye neza buriya niba ari ikintu kitagora nyine cyane ni ukwandika indirimbo y'urukundo because uri kuvuga ibintu nyine still ubuzima busanzwe kwandika indirimbo y'urukundo kwibanda ku marangamutima y'urukundo akenshi urumva abantu bandika indirimbo ahubwo ibyo wanditsemo aho ngaho nibyo bigira valeur cyane ariko ku rukundo byo I think ni ibintu biba bigize ariko wenda amagambo nyenkoresha nuko narufirinze cyane tukiri aho ngaho umuvandimwe Vava ari mu turimo turasengera ntabwo nsenga cyane ariko ndagerageza ariko urukundo byaranze nk'umuntu rero ukora indirimbo zikora ku mutima nta kuntu azamufasha byaranze neza niba umutima warabaye ibuye niba byarasinze sinzi umuntu wamugiriyeho kabisa nk'uko bimeze byo wasanga rero muganga yamwandikiye arategereje nk'uko kameze ni surgery bazagukoramo bashyire mu byaranze ubanza bazawuteruramo Mbanda wagufasha kabisa zamurangira buriya niko bimeze Allo. Yes. Hello. Yes. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Amahoro. Amahoro y'Imana abane na imvura yakunyagiye. Mbanda komera. Komera. Nakwifuza kujya mbere. Asante sana. Ariko nkakubaza ngo gukunda kurinda cyaguhanga ni ibyo byakujemo nibyo wakomeye mu muryango muri famille hari umuntu ubikora. Ese ikindi ko mbona abahanzi abana bacu cyane mwibanda ku rukundo n'urukundo rwinshi kuko bamwe tubyita buryarya cyangwa kwikundira abakobwa abagore ari n'abadafite kubyitura kuki munabundi buhanzi senze kubona cyane mukibana ku kintu cyane n'urukundo rwinshi barimo ni akanyuma ugira manager wemera kugirwa inama kugira ngo kugira wahemera urakoze ni mutubwiye iyo bwa mbere ngo ryangwa n'uburayi nirari Burya urukundo impamvu tururirimba bikaba ari byo iziza muri inspiration za mbere nuko buriya ngiye nshobora kuba tubatega iyo ugiye gukora indirimbo reba ku kintu abantu bashobora guhurizaho ninjye kuririmba ibintu by'ibihe bibabaje ushobora kuririmba wishimye ushobora kuririmba wishimye iyo ndirimbo ntibi yawe ushobora kuririmba iyo umuntu wishimye undi yababaye ariko urukundo niyo waba udafite umuntu mukundana nyine wayumva wayibyina ku buryo ari indirimbo ushobora kumva igatuma wumva washaka umukunzi cyane ukumva nyine hari umuntu ukeneye nko gutura iyo ndirimbo se niyo mpamvu inspiration y'urukundo iyo umuntu agiye kuririmba ikintu indirimbo y'urukundo akayandika ubu uri kureba kuri nyamwinshi uri kureba abantu benshi ikintu abantu baprefera ari benshi kubera ko njye nshobora kukubwira nshobora kuririmba indirimbo ya haso warabigezeho nkaba wenda guswaza sometimes ari ugomba kubishyiramo kubera ko nabo bantu bagomba kuba bari mu bantu ufite muri fanatisme abantu bawe ufite ugomba kubishyiramo sometimes ariko impamvu urukundo ruzamo atari nanjye gusa n'abandi ni ukubera ko ni ikintu abantu bose bashobora guhurizaho tumubaze akabazo kare yarambajije cya manager yandagira manager ariko n'undi muntu ampaye inama ntago nayanga ariko ndamugira kare twatangiye twibaza ikibazo abahanzi muri iyi minsi muri gukoresha cyo gutwika urumva ukaba wazana nk'inkuru isa nkaho ishobora gukurura attention y'abantu ese nkawe w'umuhanzi ubwo buryo abantu bari gukoresha muri iyi minsi urabona ari ibintu bizima cyangwa se wenda ari effect ushobora kugira nko ku bafana banyu gutwika ukazana nk'igihuha runaka ariko urimo gutegura nka album ariko mbere yo kwisohoka ukabanza ugashyizana nka story isa nkaho iri bu mind blowing abantu ngiye ku giti cyanjye ntago njya mbikora ntago njya nkora izo nkuru zimeze gutyo ubwo sinzi ubikora wenda impamvu ababikora ariko ntekereza ko akenshi no muri ku muhanzi cyangwa undi muntu uri wamaze kujya kuri spotlight sometimes iyo nta kintu ufite kuri market abantu bakunda kubelivinga ko ugomba kuvuga niba waba uri umuhanzi mu gihe nta ndirimbo ufite nta nubwo ari na bibi ikibazo ni ugukora ikintu cyakugiraho ingaruka ahubwo mbona ko
akeneye nyine niba ari icyo kintu agiye gukora abanze akinyurizeho nyine avugwe before icyo gikorwa yari afite. So ntekereza ko si bibi keretse igihe byose byaba bifiteho impact mbi kuri wowe. Turi gusoza n'iki wifuza ku bakunzi ba Mbanda, abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange, hanyuma niba hari n'uburyo abantu bashobora kukubona, hari nk'uko muduhamagaye mu kanya bivuze, hari ushobora gukenera uburyo yakubona, niba hari nimero ishoboka ushobora kuha abantu abagukenera, abaguha akazi, abagira bute, cyangwa se ubundi buryo bashobora kukubona, nabyo bigarukeho. Mba numva buriya nta kintu ngiye nasaba abafana cyane kuko icyo nakabasabye baragikora, bashyigikira umuziki, buri kimwe cyose uranabibona kabisa ko baragikora bagashyigikira umuziki. So ahubwo ni uko bashimira kugira ngo dukomeze muri uwo mujyi turimo. Abantu kumbona bwo mfite ama social platforms, mfite ama Instagram ni Calvin Mbanda, I think zose Twitter, buri hantu hose unyandikira aho ngaho uramutse nshaka, nekereza ko ntago wambura, ndabicekinga ku buryo nahita nkubona. Aho rero wahanyuza ibitekerezo kandi ukanamukurikira, ukanakunda ibyo akora, ukamufollowinga, ugakora subscribe kuri channel ye, kugira ngo na channel yitwa gute? Ni Calvin Mbanda. Yitwa Calvin Mbanda, kugira ngo rero bikorohere we byandika uko nguko, hanyuma uhite usimbukira no ku ndirimbo usakaza uyisangiza abandi, ubanza unakorera ako ka subscribe kugira ngo unamutere. Ese ubundi utaragenda sport wisangamo? Sport yego nisangamo cyane. Ufaniye equipe mu Rwanda? Mfana APR. Hanze? Muri Europe ni Arsenal. Muri Spain ni Barcelona. Sawa se nadirimo umbisa dutandukanye. Kubera iki gufana mani nanuza Real Madrid. Niyo mpamvu buriya abafana b'ayo makipe iyo mvise ufanizo ubwo nanjye numvise abivuze mpita nkubwira nti wowe nta hantu duhuriye. Niyo mpamvu binyorohera nanjye guhita amenya nawe iyo afana. Yes, reka duhine tumushimire cyane tubivanye ku mutima, kandi dushimire cyane umugabo atera imbere, ntabwo nyongera gutinda cyane, dore nkuna nananutse kongera kubyiruka. Nadaye muzigo kuva karutari wamuzanye so amugaye kukiza n'ibintu birangiye yabandinze akana ko mu jisho, aba yabandinze nawe arabizi, yabakurinze zamufashe tarera imbura nawe arabizi kuki arizo ziri kugaragara cyane hariya, nazo zitegereye mu maso nyine kuki hariya nyine zari ziri gukora mu bagira ngo zikore he handi zitari hariya. Mere gutya tugiye kumva Benjo aradufasha Engineer Magogo kugira ngo duherekeze Mbanda tunayumva, hanyuma ubwo abantu mugerageze, yitwa Calvin Mbanda kuri YouTube channel, ubwo biraza kugufasha no gukora subscribe, hanyuma mugendane mubane. Indirimbo imaze igihe giki ngo ari umuntu hariya ngo Mbanda yakoze kubana natwe gusa umupira wadutanyije guteze, ndabizi mukabyegereze roho, umureyo wa danje, mukabyegereze roho, umureyo n'umureyare. Okay, ariko ndiye nubwo mfana izo kipe ntagire ngo ndi umuhuriga, ndayireba niyitsinzwe mba numva bitankozeho. Ako mba numva Mbanda yashaka kuvuga nka Bruce Melody, karimo akantu yari kuvuga cyane kabisa, wagira ngo hari ukuntu Melody ari nk'ano hirya harimo tu, ahubwo wa mugani ako twasoje. Reka dusoze akomeza kuvuga mu kibazo, nzakibaza utari ko nanakimubaza kirenze aka kanya. Bruce Melody na The Ben baguhuriyeho rimwe bakakubaza ko bifuza kugirana collabo nawe, ninde wahereza amahirwe guhita mukorana collabo mbere y'undi? Byaterwa n'umeze neza ku isoko. Nowadays reka turebe nowadays turende muri kino gice cya kabiri, gice cya mbere cy'umwaka dusoje. Nowadays nakwegera Ben, ariko nkakubwira impamvu, kuko Ben amaze iminsi akorana n'abahanzi batari bakuru cyane, kuko atangiye platform nabyanyorohera kuba namwiyumvamo cyane, ariko na Melody nawe sawa cyane nyine. none muvuze ko sounding nka Melody mise mbyo, none urumva karimo neza karimo Melody neza,
nta gasanga twa tuntu twa melody ko kuvanga urabona nyine uri kumva ari we neza yashatse kuvuga gato uhita ubyumva ko ari we ariko avuga nka melody kandi nawe ugasanga melody niko bajya bavuga wowe ni ibintu bisanzwe that's twahuje harimo akantu wewe muswahili sana Calvin wakoze cyane kabisa keep it up komeza uduhe imizigo myiza ariko ntongere kubura cyane uzagaruke vuba dukunda ukuntu hari umuntu wanditse kare ngo bese ariko nabifashe ngo twambajije cyane ngo se nta kintu ashaka kutubaza okay cyako nago mpari ari wowe yakabajije before reka njye kubyandika ahubwo nzabitego ko namwe buriya mwari muzi konje urumva narenze konje kubazwa nzaza no nanjye nabitego no kubaza Fab niba yariye birakunaniye koko Mbanda ni imfura cyane kandi ntago mbeshye mugisukuri wakoze cyane wakoze kabisa dushimire na Safi niwe naringiye kuvuga n'umugabo rwose Safi we nukuzagushimira mu bundi burya ariko tuzazana hariya muri iriya misozi tuhagere haba hameze neza tasha kunda inkoko inyama yakunda amatako yazo nta kintu uza amatako y'inkoko kokeje neza bari sawa Safi yakoze cyane kuko ibintu byinshi cyane kabisa n'umuntu udahwema kutuba hafi muri iki gice cy'imyidagaduro Safi rero turabigushimira turabigushimira rwose dukomeze gufatanya gutyo kandi ni byiza na Mbanda twamushimiye reka rero tunamuherekeze twumva indirimbo ye yitwa Benshi hanyuma engineer Magogo kugira ngo bitamuhemukira adufashe twe turaje mu kanya gatoya